dutuye isi ifite ubuzima kubera ibinyabuzima bihatuye. Isi yacu kandi ikagirwa n'ibitari ibinyabuzima kubera ibitari ibinyabuzima bihatuye. Mu binyabuzima kandi harimo n'ikiremwa muntu, inyamaswa, ibiti n'amashyamba, udukoko duto duto twa microbe cyangwa se twa bacteria. Abize ibinyabuzima byita microbiology cyangwa se bacteriology. Tukagira kandi nibiba ubuzima kubera biri kuri tukagira kandi nibiba ku buzima kubera byagiye ku kinyabuzima. Urugero ni nka virusi ntishobora kubaho idafite ubuzima. Muri make kugira ngo virusi ibeho nuko iba ifite ubuzima ariko yakuye ku kinyabuzima. Virusi iri hanze irapfa, virusi iri hasi ku ibuye cyangwa se ahandi hose irapfa, ariko virusi igeze mu kinyabuzima iba nzima, igakura, ikabaho, ikagira ubuzima. Naho kandi mu bitari ibinyabuzima harimo imisozi, ubutaka, amabuye, umuyaga cyangwa se umwuka n'ibindi byinshi cyane byibera hano ku isi. Aka kanya uhita utekereza ku binyabuzima uti ni ibihe? Ese wabwirwa n'iki ko ikintu ari ikinyabuzima? Ese ngewe ndi hehe? Ni iki cyakwereka ko ndi muzima cyangwa se ndi mu binyabuzima bikomeye cyane ku isi? Ikizakubwira ko ikintu gifite ubuzima ni uko icyo kintu runaka mbere na mbere kibaho kigakura, growth, cyamara gukura kikabyara cyangwa se reproduction. Mu kubyara kandi kikenera kurya, nutrition and digestion, kigahumeka, respiration, gisohora umwuka cyangwa se kikawinjiza. Iyo kimaze kandi guhumeka gisohora imyanda hanze mu byo cyariye cyangwa se cyinjize, gisohora hanze imyanda muri system yitwa excretion. Icyo kinyabuzima kandi iyo kimaze kuba cyasohora imyanda kirahumurirwa, sensitivity. Nyuma kandi y'ubuzima bwacyo kimaze guhumurirwa nta kindi kibaho, kirapfa, death. Ibyo byose kandi byitwa characteristics of living organisms. Gusa ibyo byose biri ku isi bifasha ubuzima ndetse n'imyemerere kandi ya muntu. Hari kandi icyo gihe bigufasha kugira ngo ubeho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari n'igihe bigutera ibyago byinshi cyane, indwara. Igihe kandi iyo ubikoresheje nabi cyangwa se ukabikoresha cyane bikugiraho ingaruka runaka, imwe cyangwa se iyindi, maze ukumva umubiri wawe ntumeze neza, ukarwara. Indwara yamara kuza mu mubiri wawe ikazamuka mu maboko, ingingo zose ukumva ntizimeze neza. Icyo gihe za serire zigize umubiri wawe ziba zatangiye kugenda zomoka kanga cyangwa se zibabara, imwe iva kuri imwe, indi iva ku yindi, indi ijya ku yindi, ugasanga mu mubiri wawe hajemo akavuyo mu buzima. Reka noneho tuvuge ku buzima uyu munsi. Katuvuge ku bintu ukwiriye kumenya cyangwa se kwihutira kujya kwa muganga igihe ukimara kumva umubiri wawe wumvise kimwe mu bimenyetso bigera kuri 6 ngiye kukubwira. Numara kubyumva uzayiturikira kwa muganga ugende bagusuzume. Nitwa Eric Nshimiyimana muri kumva, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino, imyidagaduro, ibyamamare muri politiki, byose na handi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe komeza ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentary byacu bikugereho umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho ku isi, ibyaranze isi mu buzima bw'isi, ubukungu, urukundo n'iterambere, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire ndetse n'ubukorikori, byose bijyanye na tekinoloji tuzabiguha umunsi ku munsi. Nawe kandi ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi bacu b'igihugu cy'i Burundi, Ngozi, Cibitoke, Bujumbura, namwe mwese muri za Uganda, Kabare, Maziba, Mbarara, Gatuna, n'ahandi mwese ndabasuhuje.
namwe muri za Tanzania, abari Dar es Salaam, abari kandi mu gihugu cya Kenya Nairobi, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri za Goma, ubwo ni muri Kongo, namwe mwese mudutera inkunga muri Kota Masimbi, mwese mbahaye ikaze. Central Africa muraho, South Africa muraho, West Africa, North Africa, nizere ko mumeze neza. Abari muri Amerika, Aziya ndetse n'Ubwongereza ndabasuhuje. Gusa ndagusabye ngo ntege amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, maze wumve kandi umenye muhaye ikaze mu muryango wa Zaza TV Rwanda. Ibimenyetso bimwe na bimwe kandi nakubwira byihutirwa, nko kuribwa cyangwa se ububare butandukanye buba budasobanuye neza ikintu kinini mu mubiri, ariko hari n'ibindi bimenyetso byerekana ko umubiri wawe uri mu kaga. Ushobora kuba uri mu ntambara zikomeye cyane z'umubiri. Icyo gihe abasirikare b'umubiri wawe bazaba batangiye kujegajegwa. Niyo mpamvu ugomba kwirukira kwa muganga, muganga akagusuzuma. Hari indwara zizahaza umubiri zikaba zanakurura urupfu runaka. Niyo mpamvu igihe cyose ubonye ibimenyetso bidasanzwe ugomba kwihutira kugana kwa muganga utazuyaje mu maguru mashya. Nuramuka kimwe ubonye muri bimenyetso, uzihutire kwa muganga mu maguru mashya, nk'uko tubikesha urubuga Umuti Health. Ikintu cya mbere nakubwira mu buzima ugomba kumenya, kumva udafite imbaraga mu maboko ndetse n'amaguru, ingingo. Nutangira kumva ucika intege cyangwa se uzana ibinya mu maboko, amaguru cyangwa se mu isura yawe, bishobora kuba ikimenyetso cya stroke, cyane cyane nibiba ku ruhande rumwe gusa. Ugomba kugana kwa muganga igihe wumva uribwa umutwe bidasanzwe, utangiye guta ubwenge cyangwa se ufite ibibazo mu kuvuga cyangwa se mu kumva. Ushobora kandi kuba wibasiwe na stroke y'ubwonko. Nibi kandi udashoboye guhagarara neza, wumva uzungirira cyangwa se udashoboye kugenda neza, ugomba guhita ugana ivuriro ryihuse. Igihe kandi ugaragaje kimwe muri ibi bimenyetso, ugomba guhita ubibwira muganga. Ikintu cya kabiri kandi ugomba kumenya mu buzima, ugomba kwihutira mu gihe wumva mu mubiri wawe byatangiye guhinduka, ni ukuribwa mu gatuza. Nutangira kumva uburibwe mu gatuza, ntuzazuyaze kumenya ikibitera, ugana kwa muganga. Kubabara mu gatuza biherekejwe no kubira ibyuya, uhumeka insigane cyangwa se isesemi, ni ikibazo kigomba gukurikiranwa hafi ndetse n'abaganga. Kuribwa mu gatuza cyangwa se kumva haremereye bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara z'umutima, heart disease, cyane cyane iyo bikubayeho mu gihe uri muri siporo cyangwa se uri mu gukora igikorwa runaka. Bishobora kandi kuba ikibazo ikindi gikomeye cyane, nk'utuntu dukomeye cyane turi mu maraso yawe, icyo bita blood clot, turi kujya mu bihaha. Icyo gihe ubundi bihaha uko bikozwe, nta kindi kintu cyemerewe kujyamo usibye umwuka duhumeka, wo twinjize n'udusohoye. Hagiyemo amazi biba ibindi, hagiyemo utundi tuntu runaka bibindi. Niba kandi wumva mu gituza cyawe cyangwa se mu gatuza kawe haremereye, uburibwe bugenda bugaruka bikaba bimara iminota myinshi, wizuyaza gana kwa muganga akuvure. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya, nubona amaraso mu nkari, blood in urine cyangwa se urinary blood, ibintu bitandukanye kandi bishobora gutuma amaraso agaragara mu nkari. Niba kandi ubona amaraso mu nkari zawe kandi ukaribwa umugongo cyangwa se kunda hasi mu kiziba cy'inda, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko mu mpyiko zawe harimo utubuye kandi mu mpyiko ni imyunyungugu n'umunyu ugenda
ugahagama mu miyoboro itwara inkari zo mu mpyiko. Amaraso kandi mu nkari bijyana no gushaka kunyara buri kanya, kimwe no kumva kandi wokerwa. Mu gihe uri kunyara bishobora kuba ikimenyetso cy'infection mu muyoboro w'inkari cyangwa se mu mpyiko, ugomba guhita ugana kwa muganga. Niba kandi uzana amaraso mu nkari ariko utagira ububabare, gishobora kandi kuba ikimenyetso cya kanseri y'impyiko cyangwa se uruhago. Ugomba n'ubundi kugana kwa muganga bakagusuzuma bakareba ikibazo ufite. Ikintu cya kane kindi ugomba kumenya, ugomba kwihutira kureba muganga. Gutangira gusemeka. Gusemeka kandi ni kimwe n'ibindi bibazo bimuhumekere bigomba kwitwarwaho cyangwa se bakabyitaho umunsi ku munsi vuba bishoboka. Niba kandi uri guhumeka insigane, gusemeka cyangwa se wumva uhumeka nk'ipusi, ugomba kwihutira kugana kwa muganga. Bishobora kuba kandi asima, indwara y'ibihaha, allergie zikomeye cyane cyangwa se kuba ubundi burozi bukomeye cyane bwakwinjiyemo. Muganga nyuma yo kugusuzuma niwe uzamenya ikibitera n'uburyo ushobora kuba kwivuza. Gusemeka kandi bishobora guterwa n'umusonga cyangwa se ubwandu bw'ibihaha nka bronchitis. Niba ukorora kandi igikorwa giswa n'umuhondo cyangwa se icyatsi, ukaba kandi ufite umuriro cyangwa se uhumeka bikugoye, uba urwaye bronchite cyangwa se bronchitis, ntuzatindiganye kugana kwa muganga, uzogende ahita gusuzuma. Ibibazo kandi mu guhumeka ntugomba kubitandukanya cyangwa se kubitindana. Igihe cyose ubonye bije usabwe guhita wihutira kugana kwa muganga. Ikintu cya gatanu kindi gikomeye cyane ugomba kumenya, kumva mu ntege cyangwa se impfundiko haribwa. Iki nacyo gishobora kuba ikimenyetso cy'uko amaraso yawe adatembera neza mu maguru cyangwa se harimo ibindi biyabuza gutembera neza, blood clot, bizwi cyane nka deep vein thrombosis DVT. Ibi kandi bishobora kubaho igihe umaze igihe kinini wicaye nko mu modoka cyangwa se indege, kimwe no kumara igihe kinini uryamye nk'igihe urwaye. Iyo mu maraso kandi harimo ibiyabuza gutembera neza blood clotting, uhita wumva uburibwe iyo uhagurutse cyangwa uri kugenda. Ushobora no kubona icyo gihe cyabyimbye, uzabona hatukura kandi horoshye cyane kurusha ukuguru mu buzima busanzwe. Niba usanzwe kandi ukora imyitozo ngororamubiri, ni ibisanzwe kumva uburyaryate nyuma ya siporo. Numva kandi ariko hokera kandi hatukuye, ugomba kugana kwa muganga. Icya gatandatu ugomba kumenya ni ukubyimba ibirenge. Nubwo kandi kubyimba ibirenge bishobora guturuka ku mpamvu zitandukanye, gusa mu gihe umutima utabasha gutera ngo ugeze amaraso mu bice bihera nk'ibirenge, ibiganza ndetse n'intoki, amaraso yipfundika mu migaruro cyangwa se vein, bikaba byagutera guhora ubona habyimbye. Mu gihe kandi umutima ukora nabi kandi bigatuma impyiko zitabasha gukora neza cyane ngo zisohore imyanda z'umunyu mwinshi cyane, sodium, bikaba byatera kubyimba ku ngingo zihera ku mubiri, ibiganza ndetse n'ibirenge. Iyo kubyimba kandi ibirenge biterwa n'umutima ukora nabi, biba biherekejwe n'ibindi bimenyetso nko kunanirwa cyane guhumeka insigane n'ibindi byinshi cyane. Ubuzima tubayemo buragoye, niyo mpamvu ugomba kubureba umunsi ku munsi, umunota ku munota, isaha ku isaha ndetse n'isegonda ku isegonda. Ikibaye ugatabara hakiri kare. Mugore, mukobwa, musore, mugabo uri kunyumva, komeza untege amatwi wumva akantu ku kandi, wumva ubuzima n'icyo busobanuye. Ubuzima bwiza ni ubuzima buzima, ni ubuzima butazima kandi ubuzima buziguye.
nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi nteguza naho ubutaha. Ndagushimiye.